nkawe ku munsi ushobora kwinjiza ngahe? Sha wera nakabije ni nka 5 cyonyine. 5 ukarira ngahe? Sha wandirira nka 2000 mwana. Ukarira 2000 hagasigaramo 3 ukizigama nangahe ku munsi? Gusa urumva si 3 nyine. Ukizigama 3. Umva bro wimbesha oya wimbesha umva man oya umva bro wimbesha nanjye ndi umujene mugenzi wawe nanjye i Kigali nyibamo wakoreye 5 ukarya 2 saa sita sumwe kubirya saa sita saa sita nijoro nibura amafaranga ushobora kwizigama basi wakuyemo consommation zose mani ni 2 cyangwa 5 ndabeshye aya ntabwo mbeshye ubu se nkawe ufite umugore? Nta mugore ufite. Hanyuma mbwira nkorera detaye birashoboka ko umujene uri gukora akazi k'ubunyonzi hano mu mujyi wa Kigali yatekereza kuzana umugore? Sha bararijyana amezi 3 gusa uruva muzana bari buhite baritwara wahita umwirukana mana yahita asubira iwabo gusa urumva wamubazana umugore kandi ubizi neza ko isaha n'isaha fanda itaritsindira wapi n'ubu tuvuga ati isaha n'isaha fanda ritwaye tujya usubira mu cyaro abari ibisazi mana. Ubwo Double 7 TV yageraga mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo yagiranye ikiganiro n'abakora umwuga w'ubunyonzi aho yaganiriye n'abasore abapapa cyane iyo ugerageje kwegera bano bajene bakiri mu myaka mito batarashaka abagore ukabaganiriza ku ngingo yo gushaka umugore ntabwo babikozwa. Mbese baba bumva uri nko kubacira umugani izuba riva bati amafaranga dukorera ntabwo aduhagije ku buryo yabasha gutuma tuzana abagore. Umukobwa unyonga igare muramutse muhuriye mu muhanda reka wenda wowe uri umupapa urubatse sibyo ariko reka ngufate kuri umusore umukobwa unyonga igare muhuriye mu muhanda wamutereta cyangwa ntabwo wamutereta? Wamutereta ahubwo na nabi cyane uriya urumva abaza akazi n'ubundi ni wawe ndi mushobora gukora akamuha igare rimwe nawe ugafata irindi mukanyonga mukaba mwakwiteza imbere gusa nuko iminyongere y'iki gihe yarapfuye baba badufata buri munsi igare bakarijyana bakarimarana amezi 3 ubwo urumva rero baye nafite n'uwo mugore yaba yarigendeye pe yaba yaragucitse usibye kwihambira. Ngende umupapa ariko ubundi burya akazi iyo umuntu wese akora n'undi ajya gukora uko byasa kose hari icyo bitanga. Umukobwa abaye anyonga sava ubwo nyine arinjiza nanjye nkinjiza hari icyaba cyiyongereye ariko gusa nuko bisanzwe unyonga uri umwe gutunga umugore kuri iki gihe biragoye. Ibaze ndanyonga urumva biragoye 8,000 rero sinzi yuko bizakunda mu bana umuntu aba afite umudamu n'iki ariko bibaye byiza tukoroherezwa twagerageza n'ibyo bisabwa mituweli indi misanzu yose isabwa tukayitanga ntago tuzigaragambya ntago tuzakora ikibi mu gihugu cyacu kuko igihugu cyacu turagikunda nta kibazo. Ngo uri umupapa urubatse wenda nkorera ngeragereza wenda unkorere nka image cyangwa se umpereze nk'ishusho ku mujene uri mu muhanda uri kwikorera akazi k'ubunyonzi ariko utarubaka utaragerageza nyine gushinga urugo gerageza unkorere wenda nk'uburyo ayo mafaranga mukuramo hano mu kazi k'ubunyonzi yayakoresha kugira nawe azabashe kugera aho ugeze kuko gutunga umugore muri iyi Kigali ntabwo ari ibintu by'imikino. Fasha unkeburire abajene bagenzi bacu bataha babwira ati gutya na gutya abasore bacu cyangwa abajene bacu ikintu cya mbere si ukwihutira gushaka. Icya mbere ni ugushaka imibereho ariko bagamije nabo kugira icyo bazageraho ejo hazaza. Ubu harimo abajene anyonga igare avuga ati ab'igihumbi 2 ndagenda njye gukata akamoto wenda ejo azabona agaperime urumva aba yisumbuyeho. Ubwo icyiza ni uko yashakisha ibimugirira umumaro ejo. Umugore bwo biragoye natwe nuko twabazanye mbere tutaranarizamo n'ubu tukariza cyangwa se n'abazanye abagore bakiririmo imihanda ikigendwa ibintu bitarakomera. Niyo mpamvu uyu munsi utavuga ngo umugore uramutaye cyangwa uramwirukanye ariko biragoye pe biragoye kumutunga. Umujene rero w'iki gihe inama namugira ntarebe umukobwa ngo yumva aramushaka ahubwo nakore ashakishe ibyamuteza imbere akiri umujene
ashaka kagaperime, namara kugera ku rwego rwiza nawe yumva yuko hari icyo yinjiza azinjire mu byo gutunga urugo. Gusa urugo biragoye nyine uko byasa kose muri iki gihe. Nk'umujene wumva ushaka kuza mu muhanda aze yiteguye iki, aze yumva nyine ko agiye? Ikintu navuga kunyoga ho nta kunyoga birimo ndagaswe, natwe igare riba ryaratumenye shumi kubivanguje kunyonga ugiye gukora ubusa kabisa. Wapi kabisa, ntabwo nakifuriza umujene kuza kunyonga igare ndagaswe. Igare nta kintu kirimo kabisa. Kumbwira ngo igare nta kintu kirimo, wowe ukaba ubikora kubera icyo utabireka? Rero ubu ugiye kuzitahira ejo bundi rwose, igare wapi ryananiye noneho byanze kabisa. Igare ryakunaniye ariko bishoboka ko wagerageza ibindi. Double 7 TV yakomeje kuganira n'abandi bari aho ngaho, dore ko nanone hari abanyonzi hatajya hagurana n'abamotari, niko kwegera motari nawe turamubaza. Gake Yes. Umumotari urubatse ntabwo wubatse? Ntabwo nubatse. Ntabwo wubatse. Umujene ukora akazi k'ikimotari hano mu mujyi wa Kigali. Ubundi abayeho gute? Gerageza dukorere ishusho. Ibintu bari haso nyine bari intambara tu. Bari haso bari intambara. No guhiga tu. Ku munsi byaciyemo wakoze cyane, moto ava mu nzira. Ku munsi byaciyemo wakoze neza fresh, byakunze. Wabasha kwinjiza nkanga 10 kabisa. 10 ryawe wariye, wanyoye, wanishiye nini? Gusenzo ni ku munsi nyine ari gihe byanganye. Nago byose bikuyemo no kwishyura inzu. Nyuma yo kuganira n'uyu mumotari, twakomeje nanone tuganira n'ukora umwuga w'ubunyonzi hano mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. None se mani ko mbona wumiwe mani, humura abakiriya barahari, dore Kigali yuzuye abagenzi. Abakiriya barahari mu kanya barababaye. Nta mpamvu yo kurakara, ndi mu kazi byata. Umujene urubatse cyangwa nawe uracyari ingara? Njye ntabwo nubatse. Ntabwo wubatse? Urateganya gushyira umwana amagu? Reka. Kubera iki? Ibyo ntabwo bibaho. Ibyo ntabwo mbirimo pa. Kubera iki wumva ko niba uri mu kazi, kubera iki wumva ko udateganya gushyira umwana amagu? Njyewe ntabwo nashyira umwana mu mago bitewe n'amafaranga mba ninjiza nyine ukuntu biba ari makeya. Ku munsi ninjiza nka 5 gusa. Ku munsi ninjiza 5? 5. Nkazigama yenda nka 2 nkarya 3. Nkarya 3 da. Nkarya nka 2 nkizigama na nk'igihumbi. Igihumbi nakizigama cya buri munsi. None se niba uri umusore, uri umujene, uzi icyo uri gushaka mu muhanda, ukaba ubasha kwizigama, kubera icyo utatinyuka ngo ushyire umwana amagu? Oya, ntabwo byakunda bitewe n'amafaranga ninjiza aracyari make cyane. Ahubwo nagerageza nkashaka nk'ako gaperime, nkakora nkayakusanya, ngashaka nk'ako gaperime, byo nanjye njye ninjiza ibyo bihumbi 10. Nanjye kiri umwana mu mago nyine. Amareka nkubaze, kuri wowe uriyumvisha neza yuko byasaba ko winjiza amafaranga angahe kugira ngo ubashe gushyira umwana mu mago? Basi wenda ninjiza nk'ibihumbi nka 7 bya buri munsi, umwana bwo nahita mushyira mu mago, nta bintu by'imiseko ni ukwita mugezamo vuba. 7 ya buri munsi biba ari menshi cyane. Nkorera imibare, winjije 7 ku munsi. Nkorera imibare untungire n'umugore, wenda hazemo n'umwana, fasha nkorera iyo mibare. Ku munsi se nakoreye 7. Wenda 7 ntazajya mfata nka 5. 5 bikaba ari ibyo kurya. Noneho nangiza 3 ngakora iki, nkabyizigama. Nkabyizigama 3. 5 biba bihagije ku munsi. 5 biba bihagije, biba bibaye. Sawa. Amamoto. Motari wimuca indege kubera ko niwe uyakorera. Wimuca indege. Ikijyanye n'amafaranga ko mbona akigezeho mwese mukamusamira hejuru, nicyo avuze kidasamana. Uriya munyonzi aba arimo aduteza abantu, urumva reba nk'umuhange, urumva
nyonze igare igihe kirekire nako atanze kunyonga nkorera igiceri cya veni maze imyaka 30 n'ingahe mu bunyonzi. Ayo mafaranga bavuga rero babamo barabeshya no kubeshya urumva yo ubwanjye urumva yo ngabije menshi n'amafaranga ubine kandi mfite umugore n'abana ndana kodesha inzu urumva ubu njyewe polisi zantwaye igare urumva zintwara igare umugore wanjye yamaje no kubyara urumva amasembazi baranga bana n'amande banaciye ngo barijyana mu gasyateri maze imyaka 8 n'ubu nararekeye naraheze urumva ubu ngubu naguze irindi urumva ubwo se urumva inzara yarigiye kunyica n'umugore wanjye n'abana bahita bajya mu cyaro kubera ko polisi yarantwaye igare urumva yaritwaye benda kubyara n'umugore ari mu no mu bitaro urumva ndabyihorera amazi 8 yose rimaze mu gasyata bararinyine urumva niba navuga bati wenda reka tubace mande muduha amafaranga murinda tutange mande baduha amagare yacu niyo adutunze urumva kuko uyu muntu avuga ngo kuri 8 urumva ku munsi ugasanga nta n'ipantaro afite kandi afite n'ibindi bibazo polisi nayo yigufashe nayo itishyiramo ya avantage kavuga ati minyonze kuko bakora amafaranga menshi rero imari no ibintu bituruka urumva ibyiza rero nuko wenda mwatuvugana wenda bakagera gute wenda polisi nayo kabyoroshya bazajya banafata n'igare bakaduca amande kuko niryo ridutunze niryo ryishyura inzu niryo rigira gute urumva nawe rero wishinze abantu akavuga ngo biriya ni ukubeshya mwana ese umuntu aravuga ibyo ngibyo abeshya urumva ibyo ngibyo ari byo none se ukuri guhari nyine nyirizina bisaga ubundi umunyonzi basi yakoze neza yakinjiza nga ukuri guhari umunyonzi yakoze neza ku munsi yakoze ashyizeho n'ibiraka ntabwo arenze 4,000. Okay urumva nibura niba wabasha gukorera 4,000 byawe uriya mujene bavugaga se ngo yakorera nka 5, 6 ubwo biba byagenze gute wowe wakorera 8 wowe reba yose wumvise ari bangahe yemeza ko bakorera 8 ku munsi ntabwo bibaho ntugire ipantaro bakora 8 ku munsi ntugire ipantaro nziza wambara reka cyese bibaho. Double 7 TV twakomeje ikiganiro cyacu abanyonzi n'abamotari bagiranye deba umwe ati ukorera 8 undi ati reka nta ukorera undi ati wakorera 8 ku munsi ntugire ipataro nziza wambara maze natwe kuri moto umuntu ava akora hirya no hino ibyo bitanu urajya kubikoraho yica kuya none umunyonzi n'unyonga agakorera 5,000 8,000 biraboneka 8,000 biraboneka wowe impamvu utayabona ni uko ushaje impamvu ni uko ushaje ntabyo umutsibika nase mutarakora 8,000 bari bakufatira igare hari igare ryawe barafata nawe umuntu ukorera 5 ku munsi tegereza ririya kure ry'uriya munyonzi urebe uko bimeze niba agize uburyo agakorera naribonye like ese basi ukuri guhari nyine like kuko ukubwiye ni note ya 4,000 wafasha abantu barenga 5 bemeza ko ari inote ya 4 byibura ubara abagenzi iby'imizigo n'iki kandi ikindi niyo ayo mafaranga wayakorera ntabwo waba ukiri mu muhanda kuko izo mbaraga ntiwazi zikorera 8,000 mu bagenzi ubwo se waba watwariye amafaranga 200 kuva hano ujya i Remera ukanagaruka wenda nta n'umugenzi ubonye ukaza kongera kumukura hano ese wagira amahirwe wamukura i Remera kongera kumukura hano bikagorana ubwo uzakorera inote y'8,000 ukorera ibiceri 200 urugendo runini dukora rw'amafaranga 300 ni ukuva mu izindiro uzamuye umugenzi umuzana hano Kimironko kumumanura ni amafaranga 200 ubwo se wakorera 8,000 ntabwo bibaho wowe uri umusore sibyo kandi urashaka no kuzazana umugore ntabwo ujya wumva ubishaka se ndabishakana cyane urabishakana cyane okay uzazana umugore rero ryari bigenze bite ntabwo nazana umugore kuko nta bushobozi mfite byagusaba ubushobozi bungana gute kugira uzane umugore muri kibuye cyangwa nko ku munsi nkora nk'inoti ya veri uwo mukure birumvikana ushobora ibyo 8 ukorera wabiza
mubarire ibihumbi 20 ku munsi uri umumotari. Mubarire ibihumbi 20 wumva. Ushobora gusanga nta na bibiri ku wewe wizigamira. Urabizi neza ko akenshi abamotari batwara moto zitari izawe. Wenda barayipatanye kugira ngo izabe yawe cyangwa se uyitwara utwarira umukiriya. Ukoreye ubyutse saa 10 uko bimeze ugeze saa 5 z'ijoro ukoreye inoti ya 20. Uramo verisoma y'umukiriya y'ibihumbi 6. Arasigara ngahe muri 20? 12 kuramo nimba uri ukorera ibihumbi 20. Nk'izi ngizi z'amashanyarazi urakoresha batiri zingahe? Urakoresha batiri 3. Batiri ni 2200. Ubwo arasigara ngahe muri 20? Arasigara ngahe muri 20? Ibihumbi 8. Bahita ukuramo rasiyo mu rugo y'ibihumbi 4 cyangwa 5. Arasigara ngahe? Tubaze ibihumbi 20. Okay, nawe nk'umuntu wagiye mu kazi, uri bukenere kurya igaraje ntabwo uribaza. Urasigara nangahe none n'ukuramo nayo kuko. Urumva ibihumbi 20 wowe ugiye kubibara. Na mituweli ari n'igihe bikunanira no kuyiga. Niyo mpamvu uzasanga umumotari igihe kigera, urumva ari igihe kigera yahura n'ikibazo ugasanga arimo araguzaguza kugira ngo wowe uzabone save y'ayo mafaranga urabigura. None se bro, ukuvuga ngo ibyo bintu 20 wavuze ni mu gihe nyine wabikoreye n'abandi bose, atari ku igare gusa, urumva wabonye n'akandi kazi nyine ko gukora bisanzwe. Ntabwo ari igare gusa cyangwa ibihumbi 20. Ubu ushobora kuva ku igare kano kanya ugahita ujya no gupasikira akahandi ku ruhande. Ariko ibihumbi 20 ntabwo igare ryabibona. None yaragiye impaka n'umuntu w'umusaza arambwira ngo zino moto z'amashanyarazi ngo zirunguka. Ntabwo ati zirunguka. Ngo kuva hano ujya mu mujyi ngo ukoresheje umuriro wangahe. Nimba ari kuva hano ujya mu mujyi ari 5 ukoresheje batiri yangahe. Amubwira ni ndabatire ka twe kubibara tubara amafaranga umuntu akorera ku munsi. Nurangiza uyatera imbere. Kugira amafaranga ushobora kwizigama. Ese gucaginga batiri ku munsi wenda tuvuge akuriya iyo unyuze kuri sitasiyo y'ahantu bacaginga ubona afata batiri agashyiramo ibindi. Batiri kuyicaginga rimwe bacaginga. Batiri se 2200. 2200. Niba 2200 se ntabwo bishobora kuguhesha amafaranga wenda nk'ibihumbi 10. Ntabwo bibaho. Ntabwo byashoboka. Batiri ya 2200 ivamo ibihumbi 6. 6. 6 ntabwo bishobora kurenga. Hanyuma papa, ubu nkawe uri hano mu kimotari wabwira umwana wa cyangwa se murumuna wacu ngwino nawe mu kimotari wangaje dukorera amafaranga. Ntabwo byaterwa nuko mbona kimotari naraje n'igihe nyibona. Ntabwo navuga ngo ntazemo cyangwa ngo nazemo. Byaterwa nuko we inzira yashaka guhitamo kuko sinamushyiramo icyo yakora bitewe n'impamvu. Tuvuganira zira contribution zigabanuka. Ngo bahari uparitse hose urajya kureba ugasanga bakwandikiye utatu. Umumotari arambara ipantaro ikarinda isaza igacika ku mavi kubera kubura ubushobozi. Ubuze akantu ko kwambara ipantaro mbita nkuru. Uriya mumotari ubona mu muhanda yambaye inkweto yacitse, ipantaro yacitse, ishati yacitse, adafura. Biba byagenze gute? Abo ngabo bari babandi badashobora kwitaho nyine. Nguwo se waba ufite umugore wenda nta n'akazi afite cyangwa se ntaki ukamusiga mu rugo akabura kugufurira. Abo ngabo nje ntabwo nabona ukuntu mbita n'umundi mu kimotari. Abo ngabo kandi ni mu kazi kose abantu nk'abo ngabo ntabwo bajya babura. Ntabwo ari byiza. Gusa nk'abo ngabo umuntu yabagira inama nyine yo kujya bagira isuku. Icyo cyari ikiganiro kirambuye W7 TV yagiranye n'abakora umwuga w'ubunyonzi ndetse n'abamotari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ngewe ndi Mr Birori, W7 TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Bishobora kubaho ngo ibihumbi 8 wabibona ntabyo ishobora kuba.